Kristo Yesu, mbaje kugusuhuza wafashe umwanya wawe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uri kumwe na Dr. Fidel Masengo, umushumba mukuru w'itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko. Ijambo ribi ryawe urisangize n'inshuti zawe. Imana iguhe umugisha. Iyo umuntu asabye umwanya wo gushima Imana mu rusengero, abantu bamubona atambuka imbere cyangwa bumvisha avuga ko agiye gushima, bahita bibaza ibibazo bitandukanye. Umuntu atangira kwibaza ngo ese buriya Imana yamukoreye iki? Ni iki gikomeye agiye kutubwira Imana yakoze? Tugatangira gutekereza ku byo mu buzima bufatika. Imana se yaba yaramuhaye akazi, Imana se yaba yaramuhaye urubyaro yari yararuze, yaba se yarakize indwara yaramaze iminsi arwaye, yaba se yarabonye ishuri ry'umwana, yaba se aherutse kugura imodoka cyangwa yarubatse inzu yiwe, yaba yaramwishuriye se ubukode. Ibibazo nk'ibyo bikunze kuza kandi tukabyibazaho cyane. Ikintu maze iminsi ntekereza nuko amashimwe yacu atagomba gushingira kubifatika gusa, ko hari ibintu byinshi Imana iba yarakoze ubuzima bwacu yirengagiza, nyamara ari byo by'ingirakamaro. Twakagombye gushima kuba Imana yaraturinze ibyo tutazi n'ibyo twamenye. Twakagombye gushima ku by'Imana yakoze tudashobora kurondora, bitarondoreka ariko bitagaragara mu buzima bufatika. Hari ikintu natekereje kandi nawe ufasha kugira ngo utekereze. Ese umuntu warwaye indwara akayikira n'umuntu utarigeze urwara, ninde wagomba gushima? Umuntu wafunguwe muri gereza niwe wagomba gushima Imana cyane kuruta utarigeze ufungwa. Umuntu Imana yarinze umwaka wose, siwe wagomba gushima Imana kuruta wenda warindiwe aho bafungirwa. Kenshi rero Satani agamije kutwiba amashimwe, akatwereka yuko hari ibyo Imana itarakora tudafite n'impamvu yo kwishima, cyangwa akatwereka yuko ibyo Imana imaze gukora bidahagije kugira ngo tuyishime kuko hari ibindi byinshi tukisaba. Ni ngombwa ngo dutangire gushima Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima. Umurimbyi yavuze neza mu ndirimbo, aravuga ngo bari iyo migisha nonaha ngo uyibare ntusige n'umwe, ngo erega ni myinshi yagutangaza, ni myinshi yatuma ushima Imana. Ndagira ngo nkubwire nshuti muvandimwe ukurikira ijambo, Satani ntuzemere ko kuriganya amashimwe. Iyo umukristo yibwa amashimwe abasigaye ari umukristo wo murakare. Ijambo ry'Imana ritwibutsa gushima Imana mu bibi tubaho mu buzima bwacu bwose. Imana ibahe umugisha.